Yesu nashimwe, maze iminsi mbagaye bitewe y'uko bamwe mu banyamakuru nakita ko batabigize umwuga barimo bakora amakosa. Ibyo rero ni amagambo bakunda kuvuga cyane cyane ku nsengero, ariko ntabwo bikwiye yuko umubyeyi wakonkeje ibere, umubyeyi wakugaburiye ukiri agahinja, mu gihe wumva yuko wakuze wagezeyo, ari ngombwa yuko utangira kumubwira amagambo mabi, utangira kumwihenuraho. Ni ikibazo aho usanga rimwe na rimwe, sinzi nimba nabyita ko ari amashuri make wenda umuntu yagiye ahura nayo sinzi, ntabwo aba ari byiza kuvuga papa wawe nabi, naho yaba afite ikosa, naho yaba yacumuye, ntabwo ari byiza ko ugenda ukamuteza abantu. Oya, icyiza ushobora kumubwira ariko papa wakoze ikosa, ariko ni ikintu kizira, kizana umuvumo kuba wahagarara ukagenda ukavuga ngo papa ngo yakoze ibi yakoze. Reka mbahe agakuru kigeze kubaho, izina ntabwo ndizi neza ariko bishobora kuba ari Yakobo. Rimwe yigeze kunywa arasinda, arangije gusinda agera ku rwego amanura imyenda ye, noneho umwana umwe abibonye ajya guhuruza, undi abibonye azana umwenda aramwambika. Wa wundi wagiye guhuruza yari umwana we, ariko yaje guhura n'umuvumo. Wa wundi wazanye umwenda wo kumwambika yaje guhura n'umugisha. Rero si byiza ko ugomba kuvuga umubyeyi wawe nabi. Oya, ntabwo aba ari byo. Ugomba kumugira inama ugaceceka ukagira ibanga. Rero mwere kuvuga amatorero yanyu nabi. Afite urwego yagukuyeho, afite n'aho yakujyanye. Si byiza, byumve. Nimba ushaka umuvumo uzakomereza, ariko nimba ushaka umugisha uhagarikire aho. Kuba atarakora subscribe, mbahaye ikaze gukora subscribe, ndetse na follow kuri TikTok kuri Dukuzumuremyi Church Online. Murakoze.